Ni mu karere ka Gasabo aho umugabo witwa Sebatware Emmanuel hamwe n'abana be bahiriye mu nzu bagahita bitaba Imana. Kubw'amahirwe abandi bantu batatu bari bari kumwe muri iyo nzu, Imana yakinze ukuboko bararokoka. Byabereye mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Murambi mu rukerera rwo ku wa gatatu Mata 2025. Iyi nzu bikekwa ko yatwitswe na nyirayo Sebatware Emmanuel ari we nyir'urugo. Ababibonye bigitangira babwiye ikinyamakuru Igihe ko iyi nzu yahiye, ariko ubutabazi bwagera ku bana babiri bari bayirimo, kubw'amahirwe make bagasanga bashizemo umwuka. Nzabonimana Eric wari umurinzi muri uru rugo yavuze ko yagerageje gutabara abandi bantu bari bari imbere mu nzu. Yagize ati nka saa 10 za mu gitondo nagiye kumva numva ikintu kiraturitse, nahise nshaka uburyo bwo kwica inzugi kuko hose hari hafunze. Uyu murinzi Nzabonima Eric yakomeje agira ati nagerageje kwinjiramo imbere nsanga umuriro watangiye kwaka uhereye mu cyumba cy'umukoresha wanjye. Nzabonima yavuze ko inzugi zose zijya mu byumba bya Sebatware yari yazifunze, nta n'imfunguzo zazo zari zihari. Biravugwa yuko ku munsi w'ejo aribwo Sebatware yatumye ijerekani ya lisansi, bikaba bikomeje kuvugwa ko ariyo yakoresheje atwika iyi nzu. Uyu muzamu yahamije ko mbere y'uko iyi nzu ishya, Sebatware yari yasabye abana kurarana nawe bidasanzwe bibaho, ndetse nyir'urugo Sebatware anasaba ababagaho muri urwo rugo kuryama kare kandi bagakuraho amatelefone. Ubundi we yasigaraga mu ruganiriro areba televiziyo. Nkundimana Yvonne wabaga muri urwo rugo akaba yari yararanye n'umwana muto wabashije kurokoka. Uyu Nkundimana Yvonne yavuze ko bagerageje gutabara abandi bana bikaba iby'ubusa. Yagize ati uyu mwana niwe bucura bwa hano. Nyir'urugo yari yasabye ko bose bararana, ariko mubwira ko we yaza kumurushya arandeka turararana. Umuriro utangira kwaka, umuzamu yaje yica inzugi atugeraho, ariko tugeze ku cyumba cya nyir'urugo cyari cyarayemo abana dusanga bahiye bagerageza gusohoka. Ngiruwonsanga Alex wari uturanye n'urwo rugo we yavuze ko yari yazindutse mu masaha ya saa 10:30 agiye kohereza umugore we kwivuza. Nyuma abantu bavuza induru batabaza bavuga ko abana bahiriye mu nzu. Ahita atabara, ariko ahageze asanga abana bamaze gushya. Ubwo iyo nzu yashyaga, nyina w'abo bana bivugwa ko yari yaraye imusanze muri gahunda z'akazi kuko yahageze mu masaha ya mu gitondo. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CP Gahonzire Werarisi ati hahiriyemo abana babiri bari baryamye mu cyumba cy'ababyeyi, ndetse nyuma na se twasanze yahiriyemo mu bwogero. Harokotse undi mwana umwe w'imyaka 3 wari wararanye na nyina wabo n'umukozi wo mu rugo. CP Gahonzire kandi yihanganishije uwo muryango ku byago wagize, ndetse avuga ko hagikomeje iperereza ngo hamenyekane icyaba cyateye iyi nkongi. Abana bahiriye muri iyo nzu ni Mugisha Brice
wari ufite imyaka 12 y'amavuko na mushiki we witwa Unejeje Blessing wari ufite imyaka 6. Iyo nzu yakongotse nta bwishingizi yari ifite ndetse haracyabarurwa agaciro k'ibyangirikiyemo. Sebatware Emmanuel yari asanzwe akora ibijyanye no kuyobora filime ndetse yari nyiri hoteli yitwa Ibiza Restaurant ikorera mu karere ka Musanze. Dukomeje kwihanganisha ababuriye ababo muri iyi nkongi kandi dusaba inema ngo abatabarukiye muri iyi nkongi Imana ibakire mu bayo. Njye wabagezagaho aya makuru nyita Gatuza Kameninosho, cyuma cyasagutse ku ndege.